umuzuko wamaze kubaho bakubika kwizera kwa bamwe nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye mu nzu y'ibyumba aho hantu hitondere mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibyumba n'iby'ibumba kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni mwakira ijambo ry'Imana. Murongo wa 22 reka mwisomere niho bantereye indobo haravuga ngo ni ukuhumbira rya gisore ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanye n'abambaza umwami wacu bafite imitima igize gute tumbe biriya tuganire nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu nk'uko Siyoni ari ururembo rw'umwami ukomeye niko tumeze mu mahanga turi hagati y'ibigusha n'ibigeragezo tumeze nk'akarungu mu mahwa tugenda mu nyanja tumeze nk'ubwato bunini budashobora kuzarohama twashyizeho ikimenyetso. Amen. Hanyuma Paulo yandikira Timoteyo, uyu Timoteyo yari umugiriki akaba ari umuhungu we ariko atateye mu maraso
yari umwana yabyaje ubutumwa bwiza. Mu bintu binezeza ab'inyamisha barabizi, iyo ntumiwe kuganiriza urubyiruko ngubwa neza, kuko tuba tugira ngo natwe tugire ba Timoteyo bazahagarara impande yacu, bazahagarara amaguru yacu atagihagarara, akavuga ngo ibi nabyigiye ku birenge bya Pawulo. Mfite umuhungu urabona Emerson muri Kamonyi, yiga mu Burusiya, kugira ngo anyite izina ryanjye ntibishoboka, byaramunaniye, anyita Pawulo wiwe. Kubera iki? Ari abana batoya najyaga mbasura, mbakuramo ikintu cyitwaga kopinaje. Kopinaje murayizi, inkundo z'akavuyo, icyaha cyihishe. Kuki kitwa fiyase, kitwa kopinaje? Ni irari ryihishe. Yego, abo bana baranyumvira. Uyu munsi wo n'abagabo, iyo ageze igihe cyo kujya kurongora arampamagara ngo nubwo ari ukiri muto ariko wafashije kuvamo umukozi w'Imana muzima. Pawulo rero abana amenya na Timoteyo yari afite umutima ukunze Imana, uri kunkurikira, ariko afite n'akavuyo kajyanye n'imyaka ya gisore. Rimwe na rimwe akamubura, akabaza ngo Timoteyo yagiye, agasanga yagiye kureba imikino ya Olympique, kuko biriya bya Olympique byatangiriye mu Bugereki. Yego, nawe mubwiye rya jambo ngo kwitoza ku by'umubiri byigutwara, kuko bigira umumaro mu tuntu dukeya cyane, ariko kwitoza kubaha Imana Timoteyo bigira umumaro iteka. Haleluya, haleluya. Noneho uwo Timoteyo Pawulo agenda amureba umunsi ku munsi kugira ngo azamuvanemo umukozi muzima. Iyo mpuye n'abajene nkunda guhugura. Impamvu bahugura ntabwo ari uko mbanza, imba ngira ngo ejo bya bindi mbabwiye bizabagirire neza. Iri jambo somye muri Timoteyo ni ry'umukobwa yantereyemo indobo. Kera nkiri agahungu gato cyane, muri 2004 nigaga muri segonderi ya Kangahera, ngiye mu wa gatatu ahari. 2004 wigaga mu wa Kangahe? Namwe muri bakuru nabonye mufite ubwanwa, kandi bavuga ko hari ubwana, iyo haje ubwanwa biba bitakiri umwana. Amen. Hanyuma nandikira umukobwa, twe dufite umutoma w'igifaransa uvuga ngo je t'aime comme le poisson aime l'eau, ngo nkukunda nk'uko ifi ikunda, kandi nta muntu wahindutse ifi ngo amenye ukuntu ifi ikunda. Iyo turangaye Satani atugira injiji, ugasanga umuntu bamwise karoti, ugasanga yakanuye ishu. Nibashaka bazanamwita tungurusumu yishime, kubera iki? Iyo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni. Ishu karame, uzambere ko bayandikure ko atari ishu y'amashu, umenye nicyo bahamagaye. Aba mashu najya kubarega muzabisobanura gute kamazina. Hanyuma uwo mukobwa meto wanyu arabizi, mu gihe cyashize ntabwo twakoreshaga telefone, habagaho ibintu bita tembure. Wafataga akabahasha ukakazinga neza, byaravunanaga kugira ngo umwana akwemerere, kugira ngo umujene umutemo aze, ntabwo byabaga byoroshye. Byasabaga kubira icyuya, kwandika akabahasha, ugashaka umuntu ujya ku iposita, ugashyiraho igiceri cyawe cya 20. Yego, warangiza ukakohereza umwana wenda akamwandikira. Umunsi w'amahasha yaje, natoye ya mbere ku murongo, ni buriya yansubije. Ngezemo nsanga yanyandikiye tayitira avuga ngo usome muri Timoteyo uwa 2 ibice 2 umurongo 22. Rero iyi Bibiliya iyo utari mu mwanya Imana igushakamo, ukuramo iby'amarangamutima yawe ashaka bikakuyobya. Ngewe nsomye ndavuga ni buriya agatoma yanteye kari muri Timoteyo, reka nsome. Abantu badakunda gusoma Bibiliya uyu munsi ndagira ngo mujye muyisoma, ko abantu bakunda gusoma Bibiliya kandi bakunda kuririmba. Hanyuma nyisoma sanga umwana yanyandikiye ngo ni ukuhungira iryagi kandi ryari rihishe. Uzi kubona umuririmbyi wo muri Chorale The Blessing wo muri Jehova Nisi afatanye n'undi ku rutugu bari kugenda muri za Hollywood, ugira ngo bari muri Hollywood,
ngo ariko mu Yesu ashimwe, ngo ni ukuri ngo nyambira numva ukuntu Yesu agira neza. Aya ngo Yesu agira neza, nyambira ahubwo irari ryanjye risohoza ibyaryo. Hari ukuntu barokore bayoba bakitwaza ijambo ry'Imana, kuko nta yindi mitomo muri filime tuzi yo muri Bibiliya ngo nyambira, ngo na Yesu yavuze ngo yambirane, ngo kandi Paul yavuze ngo nukunda umuntu mugire kwa kundi. Nanjye nari ipfuye ariko Yesu agirira neza. Hanyuma Paulo aguma areba Timoteyo, kuko yari afite intego zo kuzamuvanamo igikoresho kizima azirata imbere y'Imana, akomeza kumuba hafi. Haleluya! Niyo mpamvu yamwandikiye ririya jambo twasomye, ariyo ntego mwagize. Haleluya, haleluya! Ikintu cya mbere Paulo yari kumubona, yabonaga nubwo ari umukristo ariko ibintu avuga bidahamye ko ari umukristo. Yabonaga nubwo ari umukristo ariko imigendere idahamye ko ari iki. Bigeze mpura n'umukobwa wambaye deshire. Njye ntabwo naje kwigisha imyemerere, ba Emerson barabizi, nkunda no kuba mu gitane kirimo Katolika Adventiste, ibyo nkunda. Ariko hari ibyo nanone umuco nyarwanda biba birenze. Sinkubwira ngo ntiwambare ipantaro, hoya uyambare rwose, ariko hari ibintu n'umuco nyarwanda utagira gute. Robert Mugabe atarapfa yaravuze ngo hari icyaha Satani atakoze. Yaravuze ngo Satani ntigezeho umutinganya. Yari kubwira ati ngo ibyaha muri guhimba na Satani ntigeze agira gute. Aravuga ngo ntabwo inzoka yigeze yaprocinga Adamu, yaprocinze Eva, ngo Satani yigize umugabo. Urumva? Nakuyemo akantu, naravuze ngo iyi minsi turi kuzana n'ibitarigeze bigira gute. Naciye ku mujeni ari gukata ipantaro, yaguze ipantaro y'ikoboyi nzima, afata urwembe rushya ko beta uri kubigenza ute ngo ndi kuyideshira. Kuki se utabwiye uruganda ngo rujye ruyikora icitse? Ndi kugira gute none namaze se urakijijwe? Ngo ndakijijwe, ngo ariko agakiza kanjye kari ku mutima. Kari hehe? Bana batoya, iyi minsi ni iminsi igoye, niyo Timoteyo yari arimo. Muri kunyumva? Hanyuma ngarura rya jambo, ya ntego yacu, ya ntego igarure. Paulo aravuga ngo Timoteyo ntago ndi bumurekure, ndashaka kumuvanamo igikoresho kizima. Jambo twasomye mu Befeso ryavuze ngo turabo yaremwe itueneye imirimo myiza. Abikarongi nabaganirije ku biti biri mu Bacamanza igice cya 9, ibiti bitatu. Nababwiye ku mutini umwelayo n'umuzabibu, ngo ibiti byari byakoze inama, rero ngo turashaka umwami ugira gute udutegeka. Hanyuma ngo byinginga ibiti byose ngo bigo byishake mu mwami. Bigeze ku mutini uravuga ngo ntago narekeshwe amavuta yanjye meza anezeza Imana n'abantu, ngo nge nirirwa mpungabana hejuru y'ibiti. Bigeze ku mwelayo urabibwira ngo ngenza agaciro kanjye, mpumurira Imana n'abantu kandi bakagubwa neza. Ntago nakwemera kuba umwami ngo nirirwa mpungabana hejuru y'ibiti ngo mena amavuta yanjye. Bigeze ku mutini ati we imbuto zanjye iyo abantu baziriye bagubwa neza n'Imana kandi yarampamirije, impamiriza ko ari nziza, ntago nabayobora ngo nirirwe mpungabana. Ibiti byamenye impamvu y'iremwa. Bikumva? Ariko usanga umwana w'umuntu yaribagiwe. Hanyuma Paulo abwira Timoteyo rero, amaze kumugenzura, amaze kureba akajagara ari gukorana umurimo, nibwo yahise amubwira ariya magambo. Aramubwira ngo nyamuneka Timoteyo, Imana yaguhaye impano idasanzwe, wikwemera ko ubusore bwawe bugira gute buhinyurwa. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Turi abajene twiga segonderi muri superiere, kuko nge turokome nafite amateka. Turokome nige warangije ndi mu banyuma, ko turokome nigeze ngira amanota, nigeze ngira umwanya uruta amanota, ko nabaye 42 ngira amanota 37. Ndi mu bantu mu Rwanda bagize umwanya uruta amanota. Yego, nari mfite umuntu umwe twakurikiranaga buri gihe twahanganaga, witwaga Nzeyimana. Navuga nabandi mu ndusha, ariko ntago Nzeyimana azagira gute mumbarize ngo tage tugenderaho ni yiri. Ariko umuntu agira tage ipfuye, abandi mwese mwigendere, ariko nanjye Nzeyimana ngiye agenge. None izo nk'ebyiri zaricanaga. Uko penda gakopera amavuta ari gukopera iki? Nzeyimana ngo arakopera akabara nkopera, nanjye naho nawe. Ariko mumbwenge Imana igihindura amateka.
murokomera mubita. Hanyuma ngeze muri superiye nibwo nahuye na Yesu, maze gura na Yesu n'ubwonko agira gute arabukangura. Igihe wasoje segonderi ndi uwa mbere mu kigo cyacu, n'igihe wagize amanota ya mbere kuri diplome yanjye, isomo ntujuje ni isomo rimwe naryo banyambuye ntarangije ngira inyuguti ya B. Imana yari yahinduye amateka, kuko narangije ndi pasiteri, ndi umuhanga, ndi umuririmbyi. Theatre yahimbwe mu Mbuto Foundation 2010, n'igihe wari wayanditse, nzi no kwandika theatre. Noneho degite yavuga ati ariko imagira impano zose, ninde wakinye basket, nabaga ndi mu bintu byose, ariko mu kigo bandeba bakambonamo Imana. Paulo yandikira Timoteyo ngo ntihakagira umuntu, ntukemere uri muri harya kaminuza biyita mu yahe, ntukemere uri muri IPS Musanze, ntukemere ko bahinyura ubusore bwa Imana yagize gute yaguhaye. Twiga rero muri superiere nibwo twavuze ngo Mana, nubwo turi abanyantege nkeya, ariko twibutse ko waturemeye imirimo myiza. Mu mirimo waturemeye ntabwo ubusambanyi burimo. None natwe nk'abasore twe tugendeye ku ijambo rivuga ngo abasore bagambirira kutazigera biyanduza. Ibyo kurya by'ibwami byuzuye mu Rwanda, ariko ngo hari abasore bagambiriye kutazigera bigira gute. Nanjye mba muri abo, ndavuga ngo Mana, nubona n'imbaraga zishize uzanyibuke, ntabwo nifuza kuzahinyuza ubusore bwanjye. Ndibuka umwana w'umukobwa yigeze nyandikira ngo yemi, ndakwinginze natike ndayishakira, ariko nze dusambane. Ndavuga ni njye n'inzu nabikoreramo yasandara. Ntabwo uko twara abanyembaraga, ariko twe dufite umugambi. Twe dufite iki? Mumubwire ngo ugendanye umugambi uranesha. Ntabwo naje kubirataho, ariko nashatse ku myaka 35 kandi nkibuka byasezerano nabwiye Imana. Haraho nageze mbwira Imana ngo Mana, nubona binaniye ngiye guhinduka umusambanyi, uzibuka imirimo yahashize, urugendo dusoze, ariko no guhinyuza izina ryawe. Ntihakagire uhinyura, ntihakagire uhinyura. Hanyuma uyu Paulo abwira Timoteyo ibintu 5. Aramubwira ngo hari ibintu wakora bigatuma ubusore bwawe buhinyurwa. Yagenderaga no ku bintu yavuze mu Bagalatiya, kuko yaravuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Ngo nkurikire. Haleluya, 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 haleluya. Arayimanura, abava gusambana, guterekera, gusenga ibishushanyo, iby'isoni n'iby'isoni nke. Avuga n'imirimo y'umwuka. Ageze ku mirimo y'umwuka aravuga ngo yisabita nta mategeko agira gute abihana. Haleluya, haleluya. Ibyiza na sosiyete ntibibangamira, ariko ibibi kizabikubwira na sosiyete turimo birayibangamira. Yego bigira gute? Birayibangamira. Hanyuma amubwira ibintu 5. Aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubikitegererezo mu byo uvuga, mu byo ugira gute. Imvugo yawe reka ivuge Imana. Ube icyitegererezo mu byo ugira gute, ube meta, ube role model. Abantu nibakumva bakumva n'imvugo y'Imana. Haleluya. Hari abantu bari icyitegererezo mu kuvuga, aribo bita ba Petero. Ba Petero ngo baravuze ngo abantu bavuga ariko bize Musanze, bize Nyamishaba, basanga ntabwo bahize. Ngo ariko bavuga ngo yumva abantu babanye na Yesu, babivanye bari kubumva mu byo bavuga, bakabumva na Yesu. Haleluya. Imvugo yanjye ni imvugo igomba guhamya. Hari umukobwa wanjye muri korali twazanye yavuze ngo ariko Mana, ari aza ahantu yicaye ntabwo mureba, ataza ko yaza n'umurebe. Ndavuga ngo uzongera kuvuga Mana, I will take aya matwi mvuge ngo byashokeye. Mu mvugo yacu hari imvugo y'abana b'Imana, hari n'imvugo zo ku mihanda. Ube icyitegererezo mu bintu ugira gute uvuga, kuko nutavuga ibyo Imana ishaka kuvuga bazahinyura ubusore bwawe. Muri kunyumva? Hari korali yagiye kuririmba ahantu, bamaze kuririmba numva umukobwa yisashyiramo na Samoya. Nahise mwataka, ngewe ntabwo nyuma ndikore mpita nataka. Ni none se iza ndirimbo zagufashaga, none na Samoya isigufasha? Kuko avuye kuririmba none ahise yibutse ko Samoya afite gahunda, kuko nijyapfa kuzatarimo indi gahunda mu mutwe. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe mu byo ugira gute, mu byo uvuga. Imvugo yawe iri imvugo ihamya Imana.
yanageze aravuga ngo amagambo yawe abe ye na oya. Abana b'Imana bagira ukuri mu byo bagira gute bavuga. Muri kunkurikira? Haleluya, haleluya. Umusibe ejo nari ndi mu rubanza rw'umukristo wanjye, bamushinja inkoko. Ko yibye iki? Ko yibye inkoko. Hanyuma amamakuru ndamaze ambwira ukuntu iyo nkoko wayibye. Amamakuru hanyuma ndavuga ese ko hari umuntu ugushinja. Muri kunkurikira? Uwo muntu umushinja ahageze jambi nakerewe. Uwo muntu uri kumushinja ahageze ngo atangire kuvuga bya bindi yambwiye kare, ayisobanura ahita biceceka kuko yari ari kubeshya. Ubukristo bwawe niwe uzahinyurwe mu byo ugira gute, mu byo uvuga. Muri kunkurikira? Cya kabiri aramubwira ngo no ku ngeso zawe. Hari igihe Imana iguha impano ariko ingeso zawe zigatuma Imana iri muri wowe isuzugurwa. Hari umukobwa wo muri korali nzi ntari buvuge, yigeze aza kuririmba avuye gukuramo inda, kandi kuri voice she was so amazing. Ego yari igitangaza mu miririmbire, kuko kuba naririmba igwe ntabwo agiye ko ingeso zanjye nizo zigomba kubwira abantu ko Yesu ari muri njye. Ntabwo mubyumvise? Worship, what is worship? Kuramya Imana kwiza nuko ingeso zanjye no mu bapagani nimpagaze ngo uyu muntu koko ari n'Imana. Ijambo Kristo ryatangiriye muri Antiokiya batisobanuye, ntabwo bavuze ngo turabakristo, ahubwo ingeso zabo ngo abantu barabarebaga, amagambo ntibayarimo, ntibari mu matiku, ntibari mu byaha. Aba ni abakristo. Migendere yawe reka ivuga Imana. Haleluya, haleluya. Outside haravuga. Kuramya Imana, hari ijambo ryadutse mu Rwanda bajambiye ntibakunda kurikoresha, ryitwa abaramyi. Abaramyi numbera amaso ukampamiriza ntago rije kera, rije vuba. Ariko ntago ariko Bibiliya ivuga. Ntago Bibiliya ivuga ngo Manuel ari wigita umuramyi, ahubwo imiterere ya Manuel niri uhamye ko ndi kuramya Imana. Worship is not singing. To sing is the result of interface. Muri kunyumva? Cyangwa se itano ibintu biri kubera imbere nibyo byakakwiye kuba bivuga ko hari umunsi umwuka yambyukije iwanjye mu Kageto nabaga mu Kageto. Bito dusimba twari dutoranye twitwa uduheri. Ibiheri murabizi? Uzi kwira ibyandaga mu basi biryana bitewe n'ibihe nari ndimo, ko nari mu gihe kingoye neje muri 2017 n'amavuta ya 300 umuntu n'umuntu wayanguriye. Najyaga nambara inkweto zitagira amasogisi, bwo na mwege muri mu gihe cyiza, ubundi nta murokore wajyaga zana imbere atambaye amasogisi. None nge najyaga ngambaye dafite amasogisi atari uko ntayashaka, n'umuntu wari waratunkuburiye. None nashyira amasogisi tukandi. Noneho navuga ndeka nzambaye nta masogisi, nakwicara ari kuruhimbira abahanuzi bakampagurukira. Abahanuzi badafite impano ireba ubukene, bafite impano ireba inyuma gusa. Ati ravuze ngo uri gutukisha umurimo w'Imana ni muyireke iranzi izaho yashyize. Izi nzira nyuramo nimara kunkondagura ndavamo meze nk'iki nk'izahabu. Nawe umushomeri utagira akazi, Satani igihe ansohora nkoresha nibature. Se mwabivuze ko Satani nawe agira nibature mu bitekerezo. Arambaza ngo Manuel ubona utari imbwa. Nireba asanga abantu bose twarangizanyije bafite akazi, nge nta kazi ngira. Ncumbitse mu rugo rwa gatanu, ndi umuntu w'umusore. Ndavuga ni Satani, imbwa ikintu indusha kariya kariyo igira inyuma, ariko nanjye ndi kubona ameze nkayo. Mu mwijima wo mu nzira wizera Imana. Nimuva muri ya mashuri muzahura n'umwijima, ariko uzagumane kwizera. Muri njye bamuhasigaye umwanya muto, izuba rikagira gute rikarasa. Haleluya. Satani aranyataka, arambwira ngo ntuzarongora ni wapi. Bari bamaze kumbenga ari 5. Ari bangahe? Wanyuma yarambajije ngo ufite igitanda, ari ntacyo ufite. Ufite intebe ntazo. Ufite ikisi. Yesu yambwiye ko azabigenza neza. Ibyo yabirya. Ariko nanjye nari kwiyenga n'ukuri, abakobwa ntimukabarenganye. Nta ntebe afite, nta gitanda. Uzi umuntu wamwemera nubasha kumenya amakuru azi Siyoni.
kuko arabomora ikibambasi akamenya ibiri hariya ibiri inyuma. Abakobwa ntimugahakane mutabanje gusenga, hari igihe umugisha wahita ugucika ugasigara ku cyapa imodoka yaragiye kuko yaje idafite ibimenyetso kandi irangi bari buyisigire imbere, yaje nta rangi ifite ariko irangi ryari rihari imbere. None mupfa guhita mubenga ugasanga ufashe igipagani kizagukubita amacupa ukoko ngo kizanye ngo vewe umwana w'Imana kubita ivi hasi akabanza akamenya ibiri inyuma y'ikibamba. Kandi ubwo ndababwiye ize gute iyo baje kurambagiza bavuga ngo ni mubanze mu byumweru bibiri, biriya byumweru bibiri byo kugira ngo uhamagare Karori na Clarisse na Karisiti ngo mwicare mwumve ikintu Imana igira gute bifukaho. Uri kunyumva? Wanyuma barambenze akimbenga nibwo Imana yasuye irambwira ngo mwana wanjye noneho ndabirangije, kuzanira umugore ukugera. Siyaje kubasura siwagera umugore w'inzobe inzobe. Imana izi amasura yanyu, izi ibyicaro byanyu, izi naho muherereye, izi n'abapagani tubana. Ego irambwira ngo kandi azakorera umugisha, ihita ijya n'iwabo kuko yabonaga nta mafaranga afite ntavuga ijambo. Irababwira ngo mbazaniye Yosefu muremure cyane. Ariko mukunda Imana y'abarokoreye. Haleluya. Ntabwo mvuga bapeni, nushaka ko n'umugaturika ariko ukunda Imana igira gute ivuga uko Imana yacu igira gute iravuga. Amen. Imana iramunzanira tubana neza. Hanyuma ingeso zawe niyo suso ituma abantu bavuga ko ufite Imana cyangwa utayifite. Rero natumye umuvuga butumwa amaze kubwiriza iwanjye arambwira ngo 30 muzana umuceri wo mu Tanzania kuva nayamuha yagiye ubu cyitegererezo mu ngeso. Ejo ndi mu kizami cya teoloji umupasiteri ku mpande zanjye ngo mwire cyakane ni kwa Kinara Yesu ubuze uyazayo inama gute pasiteri munokore muri kapisi yanga ukopera ubwo uzajya yababa ubu cyitegererezo abakureba bose bakubonemo Imana. Nushaka kubona zeru y'ikirayi ariko Imana igira gute ikwemera. Bwira cyakane ni muri teoloji ya kane kumiro ni teoloji ntacyo namubwiye. Iyo udakopera nunakopeza yikorera ibye nabona zeru ubwo ni Imana yashinye kugira gute twese byaranze. Yirwaneho uri kunkurikira nkirangiza ariko nabarambiye muracyahari. Haleluya. Kirangiza kaminuza nahuye n'ikigeragezo, nari umukene pe kandi mbabwira mu byumve ko ari ukuri. Hanyuma mitabona akazi k'450 magana barambwira ngo abantu tange iryitamo byo gufasha umuntu wagushakiye akazi. Ijambo nabazaniye uyu munsi, nugira umugambi mwiza ntabwo ubusore bwawe buzahinyurwa. Nugira umugambi ntabwo ubusore bwawe buzagira gute kuko Pawulo ari kubwirwa ngo ntihakajye uhinyura, ariko nutagira umugambi mwiza ubusore bwawe buzahinyurwa. Mbwira bashiki banjye n'abandi bakandangiye ngo ako kazi kuko karimo ruswa ntabwo ndi bugakore, kuko nene narabwiye Imana kandi n'uyu munsi ndacyabikomeyeho ko ntazigira nkora akazi karimo ruswa. Kunyaka ruswa bihogare. Imana ifite ukuntu yirwanira. Imana igira gute nimukarwanira. Imana ibabwiye ngo izaguha perime ireka Imana izagira gute izahirwa. Yirwaniriye amaguru acika mutari kumwe mutagize gute. Hanyuma dirija ahita ambaza ngo ako kazi karacyahari, mbwira ko kagihari nibashaka abanyake 800. Ntihakajye uhinyura ubusore bwawe. Iri kunyumva? Ndi muri kaminuza kandi kanakoze. Mwarimu yarambwiye ngo nisengere ikizami, ndasenga we umwuka aramanuka. Hanyuma ngeze mu kizami umutwe wanga guhagarara hamwe. Ubundi umuntu uri gukopera umutwe ubona kare. Tangira reba hariya kandi nta kintu yashyizeyo, akareba hariya. Ndangire mbona umuntu yanditse igisi. Ngiye sanga nanditse why. Mitasiba why. Nandike igisi. Iyo wamaze kujyaja mu mwarinde yarya ngo ndike. Iyo waje iyo yikurikiye byuzure ntikureka. Ngeze iwacu Nyanza njyana umwuka aransura arambwira ngo wakopeye. Wagize gute? Mbaza umwuka ni none mbigenze gute? Arambwira ngo subira i Kigali ubwire mwarimu agukureho amanota.
mu gihe nyishidikanya ahita haza akarimbo mu mutwe wanjye, uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira. Mpita negiye mu gitondo ndamuhamagara, mwari nababona aturambona ngeze kuri kaminuza ni ikibazo cya gatatu, uzankureho amanota. Kandi iryo somo ryari insigaranye, iyo ryongera kuntsinda bari kunyirukana. Ariko ni ku murindi bavuga ngo uwaba atinyutse ibyago, mumbwiye ngo gukurikira Yesu ni ukubanza ugatinyuka, ugatinyuka ibyo bazavuga, ugatinyuka uko bazakubona, ugatinyuka uko bazabona imyambaro yawe, uvuga ngo Yesu naje, ibindi mbisize inyuma, ndaje wese. Haleluya. Mariya ngo yaravuze ngo umwuka w'Imana ngo bimukugize gute, uvuze ngo ariko umwuka navuga ngo nanjye ntabwo nzagusiga jyenyine, imbaraga zisumba byose zizakugota. Haleluya. Kuva wemeye guhinduka iciro ry'imigani kubera inda idavuye mu busambanyi, nanjye ntabwo nzagusiga. Inda twakiriye ntiyavuye mu byaha, niyo mpamvu Imana itakigira gute. Isomo mwarimu araseka ayo manota ntiyayakuraho, ariko ubuhamya bwanjye buguma ari buzima. Mumbwire ngo ubuhamya butakaye ntibugaruka. Hari ukuntu muri iyi minsi abadamu bari gushaka, akagenda agashaka igisaza cyamutera ishyo ebyiri, ati ndamuretse, tukoze divorce, ngiye kwiromariya. Kuki batabyita mariage? Kuki babyita romariya? Igitakaye ntikigaruka. Roma. Hanyuma ijambo rya gatatu twari tuvuga ku ngeso. Ingeso zacu reka zivuge, aho tugenda, aho twiga, uko tubaho, ingeso zacu zivuge. Muri segonderi inguni murazizi, segonderi mwagiraga inguni. Hari abantu bazi inguni, cyane cyane moteri yazinye cyangwa umuriro wagiye, uzi kubona murokore ari mu nguni, ingeso ze ntago zivuga ko ari umurokore. Uzi kubona murokore ari muri geto y'umusore ngo agiye kumusura, bari bombi babiri, nubwo nta cyaha kiri kuhabera, ariko uri guhinyuza icyo Imana yakuremeye. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, uri cyitegerezo mu byo uvuga, mu ngeso. Cya gatatu tugezeho, ku rukundo. Kuki? Ku rukundo. Tumarija ndakwiyamye, amavuta yanjye ntago ndi pome. Ikindi, ntago ngende UNICEF, ujye wisiga yawe. Urukundo rwarabuze mu bana b'Imana. Pawulo abwira Timoteyo ngo ndagusigira umurimo, ariko bazakubonemo urukundo. Bazakubonemo iki? Ikintu cyakimbabaza ni ukuntu abisilamu batazi Yesu basigaye badutwara iriya mpano, twe tukayisigara. Mu minsi ishize, se mwandandura, uyu munsi ntabwo naje gusatura, naje kubigisha. Mu minsi ishize, aho twiga muri teolojiya, hari abantu baturuka inaha iwanyu na za Nyabihu, baravuze ngo mwatubabariye mukaducumbikira. Noneho ndeba ku rubuga habura umuntu n'umwe usubiza. Ndabandikira ngo uwabuze aho arara azi. Rero bandika ari benshi, kandi wangejeje barahazi. Baza ari barindwi. Ndavuga ngo Mana ndabigenza gute? Sanga Imana yaciye muri madamu, arambwira ngo ya matera yacu nge nawe turaraho, reka tuba ariyo tuyibahe. Uyu munsi bajya bahamagara bakampa amafaranga, ati ni ukuri ntuyanga n'impano tuguhaye. Iyo uretse urukundo rugakora ibyarwo, Imana iguha umugisha. Rero ntabwo tuzavuga Yesu ariko nta rukundo tugize gute, nta rukundo dufite. Kuko Kristo ubwe ni urukundo. Ikizatubwira ko Yesu aturimo ni uko abantu bazatubonamo iki? Urukundo. Ikizagaragaza ko turi abana b'Imana ni uko dukundana. Yesu abwira abigishwa be ati mukundane, nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Yesu abwira abigishwa be ati mukundane. Mumbarize ngo mbese urukundo ubona rudakeneye muri iyi minsi? Umusengeri wanyu haracyabamo cya giseke cy'abakene? Haracyabamo cya giseke cy'abakene? Hari ishimwe tutagiraga kera. Ngiye gusoza ndumva. Kera ntago wajyaga wumva mwarimu Manuel ivuga ngo haleluya, kuko n'amaharira dutera muri iyi minsi agaragaza aho duturuka.
ngo ndashima Imana ko yampaye inzu 40 muri Musanze. Ntabwo byabagaho, kuko umwuka wera tukimwemera wubakaga iya mbere wakubaka iya kabiri, umwaka avuga ati iya kabiri wajyamo ndagukubita, iya kabiri Karori muririmbana ntanzagira. Uyu munsi bazakora rifite umushinga w'ibyuma bya miliyoni 40 ufite mu muririmbyi wabuze Minerval. Ndabeshya ntabwo bihari wanyu naho mugenda miliyoni 40, kandi bakanashyiraho itegeko ngo utazayatanga kuko ntabwo azagira gute. Hari igihe tugira ibyuma Imana itareba kuko twabiguze. Hari umukene uri kurira, hari umukene uri kugira gute, uri kurira. Ejo undi wanjye naciye ikintu, bajyaga baguza amafaranga, bamara kuyaguza akamuha urutoki, yamuha urutoki akarusarura kugeza aya mafaranga ageze gute abonetse. Nabwo ngo uzongera kubikora nzamutenga. Ibitoki nimba udashoboye kuri muhanga bitahaniwe, abigumane n'ayo mafaranga azayakwishyura yabonye, ntuzongere kumuguriza kuko urukundo rwagize gute, rwarabuze. Pawulo abwira Timoteyo rero uri hano ntihakagire uhinyura Imana kuko wabuze urukundo. Se murakunyumva abajeni? Haleluya! Nta kintu kiruta iki? Urukundo. Haleluya! Iyo urukundo ruri muri wowe n'Imana ihari. Icya kane, kukwizera. Mugira gute? Kukwizera. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo naho ndiho naho napfa ndiko nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo ngena n'amahoro, naho hazi ibyago byinshi n'amahoro, Yesu ni umukiza wanjye n'amahoro, neragije Imana Data ndumva muri Yesu Kristo, kandi afashe n'ukuboko n'amahoro. Kwizera, iyo bakukubonye mubabona Imana. Iyo nta kwizera ufite, ibyo uririmba byose ni zero. Hari korali yo muri kaminuza imwe ntari babwire, nigeze njya kubasura bararirimba ngo nyemerera Mana yanjye, nyemerera nkubaze ku iherezo ry'urugendo tuzabona iki. Ntegeza ko wongera irindi jambo ndaheba. Musoje korasi itarimo komplema, musoje mwibaza kubera ibyo baririmba nabo ntibizeye. Nuba ngo iri joro njyamo nanjye ntabwo mbizi, naba nzapfa nzakira singiza gute simbizi, nyemera nkubaze ubundi ku iherezo ry'urugendo nzabona iki. Umukristo akagenda atazi yaje Imana uvuga ntibazayikubonamo kuko ntabwo nawe uyizeye, ntabwo ugize gute. Ariko hari umuririmbyi yaririmbye ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane wabacunguwe yaturikiyeyo, ngira amatsiko nkawifuza mugeni, icyampa ngo nawe uzawambara ubwo, jya mwinginga Imana ngikore Yesu ngo mwakire nawe. Arangije arabwira ngo njya kwizera bazakusomamo, kwizera bazakunderamo, kwizera kuzatuma benshi baza ku Mana. Ariririmbira ubu njya ngira amahoro mu mutima, nawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi abisi mwibaya, icyampa ngasamuye hawe. Kwizera, Pawulo abwira Timoteyo reka amahanga akubonemo kwizera, reka uyirinde ibyo wizera, reka ugendere mu byo wizera, reka wigere mu byo wizera, nibwo uzaba icyitegererezo cyiza kigatuma benshi baza ku Mana. Kwizera, haleluya! Kwizera niyo mbuto itabora tugendana. Inama yakoze y'ubuko yanjye barambaje ngo ufite ikintu ntacyo mfite, ariko reka mbabwire, yambwiye ko izangirira neza. Kwizera niyo mvugo tuvuga abadayimoni bagahunga. Kwizera niko kwirukana amabanga yose y'umwijima ku buzima bwawe ukagenda wemye. Bakubwira ngo wamukoze kugeze 30 wareke tugasambana, hoya naho ndiho naho napfa ndiko nkungu. Haleluya, haleluya! Bakubwira ngo tubandi mwiganye babonye akazi, we nta kazi ufite, nyabuneka kibusa mwe ko wakabona. Njye ndi umukristo, ndahora ndiwe
byose ngeze kugumva njye ndi umukristo icyo ni kimwe gihumuriza umutima wanjye njye ndi umukristo wo mu mutima ubu usigaye nkunda Kristo icyatumye aza yasize njyewe ntabuzwa n'iki kujya. Impamvu tutasambanye si uko dusambana batari bahari, ariko aririmba ngo ngenda umukristo wo mu mutima. Impamvu tutashatse akazi nuko ntabwo dutandukanye gutanga ruswa, bavuga ngo ngenda umukristo. Icyo ni ikintu kigira gute, gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago, kinyibagiza amazina banyita, kinyibagiza ibyo bambonamo byose, kinyibagiza uko bamfata. Ndi umukristo wo mu mutima. N'abakobwa bose bakwiyanduza, njye nzaguma ndi umukristo wo mu mutima. Naho abanyeshuri twiganye babivamo, I will recite. Haleluya. Nzicara ntegereze ugasambi k'isengesho niho hazava gutabarwa kwanjye. Ndakomanga iminsi yose ngera aho ari mubwira ibyanjye, urukingo rw'umuriro intebe yawe Yesu, sinzavayo ku birenge byawe Yesu, sinzavayo. Mumbwire ngo imyaka yikuvana ku birenge bya Yesu, inzobe ufite ntikuvane ku birenge bya Yesu, amaguru ufite abantu ntabwo ari ukubaratira, wivana ku birenge Yesu n'amaguru ufite. Reka Yesu wenyine aba ari kwamamaza, nibyo utazahinyuza icyo Imana yakuremeye. Jambo tugiye gusorezaho ni ijambo twasomye muri Timoteyo, rivuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho by'icyubahiro gusa, habamo n'iby'isoni nkeya. Mumbarize ngo ahantu hitamo igikoresho ukwiye kuba cyo. Habamo ibikoresho by'icyubahiro, ibyo babikoresha iby'iki, ariko habamo n'iby'isoni. Buriya ko mwatujyanye kurya umugati n'icyayi, ko mutatujyanye muri ya nzu yahariye hirya, ya nzu bacamo bagatokono bagafungura n'amazi, kuki mutayitujyanyemo? Muri iyi sare ntabwo harimo amazu meza gusa, harimo n'ay'isoni inke. Mu mazu yo mu cyaro bagira ibikoresho byiza, bagiramo amasafuriya, ariko ntiwazanye isafuriya muri salo. Bagiramo akantu k'akadobo ka nijoro bita mukecuru, murakazi ka mukecuru. Ako ngako bagasohora butaraki, kuko ntabwo ari ak'icyubahiro, ni ak'isoni. No mu nzu y'Imana, Imana yemeye ko tubamo, ariko niwe ugomba guhitamo ni ikihe gikoresho nifuza kumva cyo. Ushobora kuba mu nzu y'Imana ariko n'utuma umurimo w'Imana uhora ugira gute, utukwa. Hari umuririmbyi w'umwongereza aririmba ngo if you can use anything Lord you can use me. Nimba uri kugenda muri Musanze ukumva hari igikoresho ukeneye, Imana I'm ready, you can use. Nimba uvuga ko gukoresha muri iyi minsi, yes use me, nkoresha. Urumva ukeneye kuba igikoresho cy'umumaro cyangwa ashaka kugumya kuba igikoresho giteye isoni. Siko n'umwana w'umukobwa ajya gushaka amaze gusambana n'abagabo batazi umubare, igikoresho giteye isoni. Ubundi nta n'inkwano yagatangiwe, nuko Yesu yagiye ashyiramo imiyaga. Ariko ikintu dushimira Yesu niwe wazurinda imeze ite, ariko yemeye ko igikoresho kizima ahita kuvanamo igikoresho kizima. Ariko iyo utari igikoresho kizima, ubwo muri ikigo gikiri aho ngaho kizerera ku musozi. Imana ikeneye ko tuzi ibikoresho bizima biyubahisha. Haleluya, haleluya. Pawulo amubwira ngo ntabwo ari ibikoresho bizima birimo, habamo n'iby'ibiti. Igiti iyo kiri muri korari rero ntimwayibwira ngo musenga yitatu, kuko ni kinyeganyega, ni kibuja, kirabakomeretsa buri munsi, kuko ni igiti. Ndasoje. Igiti kiragushwarura, igiti kirakwangiza, kuko ni igiti kiri mu nzu y'Imana. Bamubwira ati ariko mukobwa mwiza wagiye uhagarara muri korari neza, ngo ndabisabye mwikore ntabwo ari iya so, kuko ni igikoresho kiri mu murimo ariko kitari iki, kitari icy'umumaro. Muri kunkurikira? Muri kunkurikira? Hari umupasiteri yafashe, ari mwarimu yafashe pasiteri ikabuga, aramubwira ngo unye mu pasiteri mu bwaso, ibiti turi kumwe nabyo, ariko ndi kukubwira muri uyu mugoroba, ureka Imana ikugira igikoresho kizima.
ntabwo Imana yaturemeye kwiyanduza, turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza. Kuba uriyanesha icyaha nawe wakinesha, kuba uriyanesha ubusambanyi nawe wabunesha. Bari kuvuga ngo n'abakobwa b'isugi bakiriho, hari abakobwa bamaramaje bavuze ko batazigera biyanduza, bazahamya Imana nka Daniyeli, bazemera bakarya ibishyimbo ariko izina ry'Imana rikubahwa. Hari abasore bamaramaje ngo naho abasore bose bakuvomana, tuzaha ibikoresho by'umumaro, tuzemera duhinduke isuzugurwa ariko izina ry'Imana yacu rigiye gute? Rishyirwe hejuru. Ukeneye kuba igikoresho kimeze gute? Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Amen. Ntihakagire uhinyura iki? Ku musaraba nahakuye. Duhaguruke tujye gusenga. Unyinjiza muri bware, imiryango yarugurutse, nagabanye kuyagugisha. Tugiye gusenga n'Imana, twifuza kugabana ku migisha y'abana b'Imana. Haleluya. Hari indirimbo naririmbye murafashwa, ni indirimbo ngo yarengeraga Abisirayeli. Iz'ubukwe, iza blood shower cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye, hamagara Joshua Bakers arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 777 432 777. Joshua Bakers, we are always here for you.